YouTube. Abahanga iyo mvuze YouTube bumva isoko y'amafaranga, abandi bakumva isoko y'ubukire, abandi batari bamenye ikinyejana turimo bumva ko ari ahantu bashobora kujya bakirebera video. Ariko uno munsi rero reka nibande kuri abo b'abahanga batekereza ibijyanye na business. Ubwo ndavuga abantu bamaze gucreate channel cyangwa se n'ugize igitekerezo cy'uburyo yafungura channel. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe cyangwa se nkaba ngiye kubereka application ushobora gukoresha ukongera views, subscribe, like n'ama comment kuri video yawe cyangwa se channel yawe, YouTube channel. Ngira ngo murabizi icyo YouTube isaba kugira ngo umuntu abe umupartner wayo. Ikintu usabwa ni abasub 1000 ndetse n'ama watch time 4,000 cyangwa se amasaha abantu barebye kuri video wa uploadinze bararebye amasaha 4,000. Icyo ngufite na application ishobora kugufasha kubyuzuza mu gihe gito cyane kitarengeje ukwezi, bitewe n'uburyo uba wabishyizemo imbaraga. Ariko nanone icyo mbabwiye, YouTube ni urubuga rwizewe mu guhemba neza no kuba rutunze abastar mu Rwanda ndetse no ku isi hose, kandi abarukoresha neza bakarubyaza umusaruro bamaje gukira icyiciro cy'ubukene bakivuyemo kera, batunze imiryango yabo, batunze abandi bantu benshi cyane, kandi buri kimwe cyose bakeneye bakibonera igihe. Muri description muraza gusangamo uburyo ushobora gufungura YouTube channel. Nk'umuntu utazi uburyo bafungura YouTube channel, muraza kubisanga muri description. Nanone niba utabikugoye kujya muri description urakanda kuri Shine TV maze urebe video zacu, ni video za nyuma zihera niho uraza gusanga iyo uburyo wafungura YouTube channel n'uburyo waka-uploadinga video, muraza kubisangamo. Kwibutsa we muntu utarakora subscribe, uyu ni umwanya wawe kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo noneho buri video yose dusize hanze ujye uba wa mbere mu kuyibona. Mu kanya gato rero tukaba tugiye gutangira mbereka application nziza cyane iri gukoreshwa n'abantu benshi hano ku isi hose mu kwiyongerera views, kandi mu buryo bworoshye cyane, dore ko nta gishoro kirimo. Mu buryo bworoshye nta gishoro kirimo, ewana ukibonera views, subscribe, like, ewana n'amashare. Iyo ushaka nayo urayagura bakayaguha. Ni mu kanya gatoya. Yes guys, muhibereye noneho rero nkaba ngiye kwereka ya application. Icyo urakoroza urajya muri Play Store cyangwa se Chrome, naho nabonye nta application, ariko uno munsi reka dukoresha Play Store, kandi ndakeka nta smartphone itagira icyo bita Play Store. Dore ngiyi urategereza gato ya network nkeya. Okay, urajya hano muri search box wandikemo WTView gutya, mugira ngo murabibona ukore search. Kwibutsa niba utarakora subscribe, ewana uyu ni umwanya wo kugira ngo ukore subscribe. Murabona in application ya gatatu ni ngiyi, dore ni uko imeze, kugira ngo ataza kugira uwo bicanga. Kandi nubwo byagucanga wanyandikira muri comment cyangwa kuri nomero ziraza kuza inyuma ya video, maze nkagufasha rwose. Ndi umuntu ufasha kandi ufasha ku buntu nta kiguzi. Ngiye hano murabona ko nayo downloading, igisigaye ni ukwereka uburyo ushobora kubona views ndetse na subscribe na like. Icyo nyine nakora mwe uramara kuyi downloading uyestare uhite wuzuza ibisabwa, aho byagucangira waza kuza kumbwira ni ibintu byoroshye cyane, nakeka nta nuwe byananira. Kwibutsa niba utarakora subscribe, ewana kora subscribe maze nanjye ndebe ko hashya koko. Okay, ngenda itanza muri application. Hano urabona iyo kubera nge namaze kuzuzamo email yanjye, iyo nyifunguye hahita hazamo bino. Murebe hano hasi hari ahantu handitse campaign, hari ahandi handitse views, hari ahandi handitse subscribe.
iyo murabona akanuza kari kuri views ninkandi no video nkayireba. Iki ni ikintu nanone mugiye kwitaho, murebe amafaranga ari hariya hejuru mu kaboko k'iburyo ahagana hejuru. Hariho amafaranga 2,188 kugira ngo muri kubibona. Ari amafaranga ni video narebye, bampara amafaranga. Ari amafaranga icyo nkora nge nyifashisha ngura views cyangwa se subscribe shaka. Murabona nk'ubu ndi kureba video, murabona ko amasegonda ari kugenda, kugira ngo murabibona neza. Ari amasegonda nashira 30 bahita bampara amapoint 50 niteranya kuri ariya, ubwo murahita abona ko araba 2,168. Ayo mafaranga rero niyo bayaguhaye, nibyo nakubwiye ati uyifashisha ugura views na subscribe. Nanone nkwibutsa gukora subscribe kuri Shine TV kugira ngo mbone ko nshyigikiwe. Murabona hari hejuru nanone hano handitse automatic, ngira ngo murabibona ko amafaranga ahise azaho. Ubwo hari no kubikungira automatic gutya video zirikina, wenda nka urugero uri nk'ahantu hari wireless, wajya ubona view, wajya wibonera views ku buryo ushobora kuba umu-YouTuber wa mbere uhembwa neza na YouTube hano mu Rwanda. Wenda njya ahantu ndi nta wireless aba, nibera ahantu mu cyaro hatuje, ariko ndamutse ahantu hari wireless nabo umu-YouTuber wa mbere hano mu Rwanda. Urumva rero umuntu uri ahantu hari wireless afite amahirwe menshi yo ukoresha na application wabona ibintu byinshi cyane. Akandi kantu keza nanone ni akandi kantu gatanga amafaranga. Murabona kino tuntu buy point, buy VIP watch ads video, rero ko ari hano shake and win. Hano ni ukuzunguza telefone maze ugahita kwinjira amafaranga, ahita yiyadingaho hariya tu. Ni ibintu noneho byo niba biba byoroshye cyane. Iyo ufite umwanya wo kureba video n'ibyo uhita wikorera, uhita wikomeza akazi kawe. Hano ni kuri subscribe, hano ni ugukanda kuri hano subscribe ukareba video, ugakomeza ugakwitaho kujyana nko kuri YouTube. Iyo ukanze ugahita kujyana kuri YouTube ukareba video, maze ugakora subscribe, ugahita ukanda ahantu hepfo, maze bagahita baguha ano mapoint 210. Gukora subscribe niho batanga amapoint menshi. Nuko nta time ufite mba mbiberetse. Ikindi nanone cy'ingenzi ngiye kwereka ni uburyo nyine wigurira. Ukora hano kuri campaign, then ugakora hano kuri ad. Iyo nta link ufite hano video link address ngira ngo murahabona, uhita ukora kuri kano kantu ka YouTube, ugahita ufungura YouTube bakakwereka video zawe, uhitamo iyo ushaka kugurira. Uhitamo iyo ushaka kugurira, kuko ndi kubona bari kunjyana ku ruhande, uri kunshyiramo channel yanjye, ngira ngo muri kubibona nawe. Okay, ndebe link ya video kugira ngo byorohe. Nubwo utarakora subscribe, mugenzi wanjye wamba bari kugakora subscribe niba uri mushyashya kuri ino channel, nanjye nkareba ko hashya. Nanjye mba nagerageje kubaho utuntu tw'ubwenge kugira ngo mukore subscribe. Ngira ngo murayibona channel yanjye ni Shine TV, sabusabu 2,280. Urabibona iyi video nayishyizeho maze kugira views 104 umunsi umwe. Urabibona nk'iyi nayishyizeho maze iminsi 3 maze kugira 200. Urabona nk'iyi nashyizeho maze kugira views 9,100. Urabona ko channel kuri subscribe ntabwo wabura kuryoherwa. Channel nziza ubona comedy, abantu bakunda comedy
ewana bakora subscribe maze buri video yose tugiye kujya dushyira hanze zirajya noneho ziba ari nziza ku rwego mpuzamahanga. Okay, nanone abantu batazi gukora link, batazi gukopiya link babibona, ukora hano ugakora kuri share, urabona hano handitse copy link, uhita uyikopiya. Ni ibintu byoroshye cyane rwose. Nicyo ndakora njye ndabakinga hahandi, ndabakinga handi kuri application yacu. Murahabona, mwahabonye hano nakanze ntimunsubize inyuma. Icyo nakora noneho ndahita mfata ya link nyikopiyemo muri kuri add, ntegereze ntabwo bitinda kugira ngo mubone kwikozaho. Nibutsa niba uri mushyashya kuri ino channel Shine TV y'abantu, ikintu cya mbere ni gukora subscribe bagenzi banjye. Nicyo kintu cya mbere cyanezeza kurusha ibindi byose, kugira ngo nanjye mbone ko ushyigikiye maze simple mu kubagezaho video nziza cyane. Erega buriya iyo umuntu ashyigikiye comment yawe wayishyize hasi ukavuga ati haracyabura iki pe, biramfasha njyewe, biramfasha. So rero mba numva mwakora subscribe maze nanjye nkabona ko ashyigikiwe tu, biba ari ibintu byiza cyane. Ndi kubona connection ziri kuba nkeya, ariko umuntu arategereza ahantu mba ndetse network zazira cyane mu cyaro cyane kibi cyane. Okay, ngira ngo murabona ko bijemo n'abantu bashaka gukoresha tuno tuntu nk'aka kantu ukuntu kajemo kabanza biri kuri amafaranga make cyane, cyangwa ukambwira nka nari kwigisha. Yes guys, ikintu noneho ngenda ndakora, murabona hano handitse number of views. Hano ni umubare wa views ushaka kugura, time required. Hano ubwo ni iminota nyine isabwa tu. Bon, iki kintu ndakora kangure views 25 kuko mwabonye ko afite bibiri, views 25 z'icyatanu. Akora hano kuri done. Icyo nakora ndakora hano kuri done, tegereza campaign had the successfully. Nyamara dore nk'izi video zo hejuru ni nazo ni video nagiye ngurira. Ngira ngo hano murabona ko nayiguriye views 25 niyo hafi ngura views 25. Tubereke klikaho murebe, tureba no abantu batanze views barebye video kuko nanjye ndeba video bagiye upload bashyira ntabwo n'abantu batanze views. Yes guys, ndagushimiye kuba twari turi kumwe ukaba urebye ino video ukayirangiza. Respect to you, ndakunda cyane. Kandi utakoze subscribe bro man, excuse us. Abantu bashaka nimba zanjye mugiye kuzibona inyuma ku gataburo k'inyuma. Thank you so much. Ku bindi bisobanuro ni for free.